nguko navuye mu Pentecote maze mu mwaka umwe kandi atari uko ntafite kandi tumeza kuba inshuti kera nibyo byari byiza abantu wavugaga niba uri mu Methodiste sinanganye n'abavandimwe banjye ngo nuko nabirimo niba mu Pentecote ngo muvuyemo ntabwo turi bwangane ariko kuri iki gihe nyamuneka ikintu kiriho urinjira mu idini n'amatorero yadutse iki gihe wavuga uti ndabasezeye waba n'umuntu ntagusuhuze mugahinduka abanzi kuko mu by'ukuri mwagiye kuba itorero rya Kristo wari uri muri iryo torero mwubatse muri umuntu umwe muri ubugingo rumwe cyangwa abeshanaga. I'm asking you niba mumaze imyaka 5-6 musengana uyu munsi ukavuga uti giye ngize impamvu zituma ntakomeza gusengana namwe ba bantu bose bakajugunya nk'abajugunya utarigeza abana nabo ubu mwari muri ubugingo rumwe. Reka mbivuge muri France. Tu es dans une église qu'on appelle l'église du Christ. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Et à un moment donné, tu as des conditions qui t'empêchent de continuer dans cette église. Alors, ouvertement, clairement, sans hypocrisie, je vais continuer à travailler autrement pour Dieu, mais pas dans cette église. Et je vous dis, on est ensemble, mais la participation dans cette communauté sera limitée. Si vous voulez m'inviter, je viendrai. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Personne ne va communiquer avec vous. Est-ce que vraiment c'est l'église du Christ? Est-ce que vraiment on est ensemble? Le même but. Frères et sœurs, c'est de l'hypocrisie. We don't enter inside the church to make our enemies, but to make our friends, as sisters and brothers, not to hate. Not to hate. We come inside the church for love, peace, and forgiveness we don't find on this earth. Outside the church, we don't have. But we come inside the church to find love, peace, and true forgiveness. Otherwise, it is only a showing off. That's my meaning. Thank you, sisters. Thank you, brothers, for being active here, for being with me. Ndabakunda mukabera bane namwe urukundo rw'Imana amahoro ava mu ijuru imbabazi va mu ijuru ubuntu va mu ijuru the grace ni n'ubunyangamugayo la sagesse wisdom iva mu ijuru. I pray for that and I'm emphasizing on that. My focus is to be with you, to love you, to share what I have, some my gift in Jesus' name. Bakoze Imana kukumara uyu mwanya ukurushaho guca bugufi imbere yawe n'imbere y'abana bawe ibiremwa byawe ndushaho kuba umugaragu wabo Mana n'imbaraga zo kugarura benshi, n'imbaraga zo kurushaho guca bugufi, n'imbaraga zo kuba urugero rwiza indorerwamo y'abandi, urumuri rumurikira abandi mu buryo bwose bushoboka nko guca bugufi Imana. Ntabwo binyoroheye uko urushaho kungirira neza ndushaho guca bugufi, ndushaho gutanga ijambo ryawe neza, ndushaho kuzwa umwuka wera, nciye bugufi imbere ya Imana. Urakoze sengera bagiye kumva na jambo bose n'ubuhamya bwanje n'itorero ryawe. Nukuri itorero ryawe uko warisize ku isi ngo turikomeze, uti nguhaye imfunguzo z'ijuru Petero,
natwe dukurikira iryo torero uhaye ubatse kuri Petero, ariko we are confused. Rimwe na rimwe turazubara, tubura uko tubyitwaramo, duhura na Satani duca intege, turamukandagiye mu izina rya Yesu, kugira ngo itorero ryawe ribe itorero rya rindi ry'umwimerere muri twebwe, hanyuma muri twebwe nitumara kuryubaka neza turisangiza abandi. Niryo torero ry'umwuga, ari professional. Mu izina rya Yesu ndasenze, ndambuye ibiganza kuri buri wese ugiye kumva rino jambo, n'abace bugufi arikurikire kandi rimugira akamaro, in Jesus' name. Amen. Amen. Urakoze Mana. Mana habwa icyubahiro mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mwanya nk'uyu nguyu Imana idushoboje, dutega amatwi, kubera ko Imana iba yashoboje umukozi wayo gutegura neza mu mwuka wera, atari mu mubiri. Amen. Cyangwa Imana yampaye ntabwo riba riri mu mubiri. Tumaze iminsi tureba igice cya mbere part 1, amateka yanjye n'itorero rya Kristo. Amateka yanjye n'itorero rya Kristo, kandi muri Denmark International Church, God's vision for all nations. God's vision for all nations ministries. Gahunda y'Imana kuri buri muntu wese ku isi, around the world. Icyo ndimo ni ugutazura inzira ryo gukorera itorero, ni ugutazura ntanga ubuhamya bwanjye, kugira ngo ukurikira buno butumwa atazibaza ngo ariko se Pastor John ni muntu ki, ubuhamya bwe mu itorero ni ubuhe? Abantu bakunda kubaza icyo kibazo. Nibyo ndimo rero. Twabonye part 1 uko nabaye mu itorero Katolike rikandera, part 2 Methodiste libre ko nayibaye mu wacu Kayonza aho nkomoka, ariko nabyo bitandimo. Part 3 munsi Pentecote, itorero Pentecote, ibyakozwe n'intumwa 2:1-4. Icyo nshaka kubwira abantu uyu munsi, iri torero ribayemo pe, naribayemo guhera mu 1996 kugeza 1997. Ndibatizwamo mu mazi menshi. Ndibatirizwamo na pasiteri witwaga Runeza Ernest. Runeza Ernest. Mba na mwarimu. Mba na mwarimu. Amen. 1996, 1997. Kandi urumva n'umwaka umwe gusa, ariko ndarikurikirana kwe, ndarikunda kwe, ngira n'inshuti zindi zisobanutse. Amen. Indi mudatenguha, inshuti itakuzana amanyanga ndazigira. Kandi turi ahantu turi kumwe twese umunsi ku wundi, dusenga, kwiriza ubusa ndabizi. Nkamenya kwiriza ubusa, nkamenya gusenga nkuzuza umwuka wera, nkamenya noneho nsoma Bibiliya. Ndayisoma neza ndayumva. Ibya prosperities, bya bindi by'ubukire bwihuta ntabwo twari tubikeneye. Twari duciye bugufi. Amen.
kandi tukabona ibitangaza binyuze mu bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana akaza akagusanga ati mu izina rya Yesu Imana imbwiye gutya, bikaba ijoro rya Pentekote. nta ibyiza byaryo ni byinshi, byinshi. Ukamenya kwifata, ukamenya kwiyumanganya, ukamenya ikibi n'ikiza, ukamenya ariko ikibazo ibyakozwe n'intumwa twasome, byakozwe n'intumwa 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe, umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Iki ni icyambere cyangoye. Bose buzuzwa umwuka wera. Itorero Pentekote navuga ngo l'élément moteur cyangwa se umuzi waryo naho ushingiye. L'expérience personnelle avec le Saint-Esprit, your own, John's own experience with the Holy Spirit, Holy Ghost. Ntabwo abantu benshi bakunda kumva, nemba n'ipfundo rirakomeye. Icyo kintu cyambere cyangoye. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Iki ni cyambere cyangoye. Umuntu akaza ati, John, wabonye umwuka wera ryari? Uri kitari cyo waboneyeho? Wazwe umwuka wera gihe ki? Ngaho. Nuvuga ngo umuntu akaza ati, je nabonye umwuka wera icyo gihe nagiye kuvoma, ngeze mu nzira mera nka Pawulo. Undi akaza ati, jewe nari njyamye ndakanguka mitamfukama numva ikiragi. Cyane ngashaka ibyo bintu nkasenda nkiriza ubusa ngo nanjye bizambeho nkabibura. Ariko abandi kuki jewe nziriki uze nzabeshe ko nanjye byambayeho bihimbe n'itariki. Ariko abantu benshi bajya bitekerezaho, ntabwo kugeza ubu ntabwo nzi ubu muri iyi minsi, ariko ni ikintu gikomeye mu Pentekote kuba udafite ubuhamya bw'igihe waboneye umwuka wera n'igihe waboneye itariki, la date, when, how, gute wabonye uti, ni mu nzozi, wari uri hehe. Ibyo bibazo bikakubana, njye sinzi kubeshya cyane mu bintu by'Imana, yewe ntabwo nakubeshya tu, aho iramubeshya numva ntari guha igisubizo cy'ukuri. I have to keep quiet. I have to stay silent. Ceceka tumwe kwihorera, ariko sinkubeshya. Ngiye kuzahimba itariki yo naboneye umwuka wera, nabatijwe umwuka wera. Nkuko sinzi ibyo abandi simbacira urubanza, ariko ugasanga buri wese urimo akaza akabivuga agatanga ubuhamya, ngiye nkabishaka nkabibura. Nta hypocrisy nkoresha mu bintu by'Imana, nta hypocrisy nashyiramo. Ariko bavuga ngo buzuzwa umwuka wera. Aba Pentekote rero bose ahangaha ni ikibazo. Ubundi ni nacyo kintu cyazanye amadini, ni ukutumva ibintu kimwe
buzuzwa umwuka wera gisiko nabyumvaga ako ko nsenga nkaba nize ubusa nkaba numva mvugana n'Imana yanjye hari ibitangaza Imana inkorera Imana ikansubiza iyo mvuze ibindi bambaza n'ibyiki ngo ntabwo ndashyika ntabwo ndabigishitse kubera iki ntabigishitse se ndabura iki ikibazo ni kimwe uburyo interpretation ni uburyo twumva iri jambo tuyobowe n'umwuka wera interpretation interpretation mu kidona ngo ni photocopy ariko mu rurimi mu kilatini hava ijambo hermeneutics mu cyongereza interpretation nicyo kintu kitumaze muri iri jambo yewe n'abanditsi Bibiliya bahumetswe n'umwuka wera bamurikiwe n'umwuka wera banditse bakoresheje interpretation niyo mpamvu usanga hariho Bibiliya ya Protestani Bibiliya ntagatifu ugasanga mu bitabo bimwe ntibabyumva kimwe mu rugero rw'igitabo cyayo twebwe nk'abaprotestant tuvuga ko Yobu yabayeho ariko abakatolika bo muri introduction ya Bibiliya bakavuga bati ni inkuru yahimbwe mwabyumvise ubwo tukavuga ngo twebwe tukwemeza ko Yobu yabayeho abandi bati Yobu ntiyabayeho ni ibiki rero ni byinshi muri interpretation bidutera amacakubiri byadutera amacakubiri bamwe bakagira mu hypocrisy bakabeshya bitakubayeho kandi nyamara Imana ntibeshywa iryo jambo dufite ariko ubundi hari ibintu bitanu muri interpretation hermeneutics bitugora tugomba kwitondera dukora interpretation uburyo twumvamo ibintu ingorane zirimo n'izihe rero icyambere kigura gutera ingorane ndanetabura hino kuri kamera icyambere tugira ibyo bita des ajouts to add inkuru original ukagira ibindi bintu wongeraho umuntu akagutuma ati ugende umbwirire kanaka akumira igitabo wenda cy'imibare ukaza ukamubwira uti yambwiye ngo umpe igitabo cy'imibare n'iki gifaransa igitabo cy'igifaransa cyongeyeho hanyuma icya kabiri omission ishobora kuba ari volontaire cyangwa se ari involontaire kongeraho ibintu kuvanaho ibintu ku bushake kubyongeraho ku bushake kubera impamvu nyinshi inyungu n'ibindi tuzabibona bizabigarukaho ibintu ukabivanaho ku bushake cyangwa se utabishaka ugasanga Bibiliya Katolike hari ibitabo ifite Bibiliya yacu yera ntabyo ifite ubwo habayeho omission cyangwa se wenda Kiliziya Katolika nayo yakoze des ajouts ariko twe dukomoka kuri Kiliziya Katolike ubwo nuvuga ngo Kiliziya Katolika yo yari ifite ibitabo ikoresha haje Martin Luther twanditse Bibiliya babikuramo kubera iki icyo ni ikibazo why who ninde wabikuyemo icyo kibazo dufite mu madini n'amatora nyamara muravuze ngo amateka yanyu n'itoro rya Kristo no kuba careful cyane amen icya gatatu ni ibintu bitanu ubundi icya gatatu hari ibyo bita deformation
deformation. Deformation nk'urugero natanga ndebe hano narwanditse umuntu kugoreka ibintu mu kinyarwanda cyiza ni ukugoreka ibintu. Inkuru ya Adamu na Eva n'urugero, voilà. Inkuru ya Adamu na Eva usanga abantu bafite uko bayivuga bakayigoreka mu marangamutima yabo, sinja kubivuga. Deformation. Icyakane, exagération. Exaggeration. Hanyuma icya gatanu, dramatisation. Voilà. Exagérer. Gukabya, kuvuga ibintu ushyiramo n'amakabyo. Ngo nahuye ngo ni nagiye mura n'inzoka ngo yari ifite hafi metero 12. Nyamara wenda nakayo gafite metero na metero imwe n'ishyitsi, ariko kavuga ko yari ifite metero 12. Urumva? Dramatisation. Nabyo ni kimwe ni gukabya noneho birenze urugero. Mu rukundo ngo ejo nutaza kunsuhuza uzasanga napfuye. Uradramatiza ibintu ntacyo uzaba. Nutaza kunsura ejo kubera urukundo ngufitiye uzasanga napfuye. Ibi bintu rero nibyo byateye amacakubiri handi yandi yewe kintu cyazanye ibice muri ryo. Yewe kintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abataririmo. Satani azana ibice muri byo akoresheje ibintu bitanu. Washaka ifatara mu mutwe nzabigarukaho. Noneho ngena ntangire zo muri Bibiliya. Ubu wa mbere ni urunguru, Mwuka Wera, Holy Spirit. Nkashakaho nzatungurwa ngira inzozi nkabo Imana ikanyereka nkaza nkazitangamo ubuhamya nkavuga iby'Imana navuganye nayo, ariko nkeneye kugira ngo nzatitire. Ntitiye ntitire abantu bose bazamfate. Nawe Mwuka Wera ibi ndabihimba se ndabikoreye ko nabyo mfite. Nicyo ndabikura. Abantu benshi ukabona mu rusengero reka singi mpaka ngewe. Singi mpaka, obviously, seriously ntabwo ngi mpaka pe. Umuntu n'Imana ye n'Umwuka Wera we, ariko jewe ibyo ntabyambayeho. Ibyo rero bikanshi intege muri, ariko John nturi Umwuka Wera mpaye nka data, ariko mujye mubone gute bikanshanga. Ariko ngibyo icyambere kirankubisega. Ntarazwe mu mazi menshi ndavuga ubutumwa ndi mwarimu niki, ariko nkasenga nkagira ntereka ariko kugira ngo nzigire njye bitandimo bikananira. Yari sabishora iki byaje nkabona birabaye byaba uko byabaye, ariko ntabimbaho. Ubwo sinzajya mu ijuru se. Cyatuvugisha ukuri. Jewe impano zanjye ndazizi, n'imikorere yanjye n'Imana ndayizi, nkanayiyumvamo n'uburyo mvugana nayo nkabibona. Nshobora gutanga ubuhamya bw'uburyo Imana yagiye inyereka mu buryo bwinshi kandi busa n'ubwa Paulo, ariko nagize niyo nanye shaking. The Holy Spirit has to shake you, John, to shake and shake and shake and shake.
You are shaking. You have to be shaken. I prayed. And sometimes I was too tired. Kiranyira imina. Ngiye kubeshya. Natitiye ntarimo gutitira. Aho ni botira nkabandi karume. Nkabandi karume. Ikindi yewe nkabandi umuntu nabayeho nyine umupira pe. Umupira nakinye umupira amazina yose y'umupira barayanyise. Nuko ari umuntu ariko twaravukiye mu bihugu bikennye. Iyo nza kuba naravutse mu bihugu bikize n'iki nkagira abantu bankurikirana sinzone kugarukira. None bacikana baranzi cyangwa aho nizi Kabgayi. Rutsinga. Iyo mu kibuga habaragamo Rutsinga ntabwo ikipe byaga ari bindi. Barashatse kunyirukana rimwe ikipe yanjye yatsinzwe y'Ikabgayi Saint Joseph. Naje wacu Kayonza. Iratsingwa kandi turi muri za turunwa za secondaire. Iki gihe twatsinzwe n'ikipe yo mu by'Imana. Mu by'Imana ni bagiye kogesha barigitaga. Noneho nta muri yo weekend kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ngeze kuwa mbere ngarutse ku ishuri Kabgayi cyo gihe nigaga mu wa 4 cyangwa mu wa 5. Aho nyuze hose bakandeba nabi tu. Mwarimu akandeba nabi sha migabo sha ibintu wadukoreye ya migabo shaho bazakwirukana abanyeshuri banera ubwoba. Iyo nkuru nta muntu utayizi. Zikaje gukina n'ikipe imwe kugira ngo dukomeze tujye gukinira i Kigali ndibuka ntabwo nibuka aho twajya gukinira i Kigali niba ari muri Saint Andre. Muri ngira ngo muri quart de finale. Zikaje gukina n'ikipe ya Seminaire ni Kabgayi. Noneho nanjye numva ngize ikibazo pe. Ngira ikibazo gikomeye cyane. Ubwo ndatarutse gato mwihangane. Mwarimu w'injero ati migabo sha byo wadukoreye, umunyeshuri ati migabo byo wadukoreye, directeur ati migabo byo wadukoreye, prefet de discipline nuko icyo cyumweru dukora icyo bita training kweri. Turatraina twitegura seminaire. Twabaga duhanganye twabitaga ngo nibihaza twe bakatwita ibishimbo. Abantu bizi Kabgayi murabizi iyo nzo nkuru. Ku cyumweru tujya ku kibuga rero twari dufite ikibuga munsi ya seminaire twakiniragaho. Turakina 0-0 igice cya mbere busa ku busa turahindura. Igice cya kabiri turakina hasigaye iminota ndabyibuka hasigaye 5 tubona ko Fran muyime. Mwarimu wari mushiri igiye gucira umuntu imeze itya nanjye niko nayibaga nayo imeze rimwe. Kiye nanjye na shakingaga gutya. Nituga nateye kufanya zamu ntiyamenye namupira nyuze. Ya mayisheke yose elimine 1-0. Nkurana n'umupira umuzima bwanjye bwose urumva 9-6 9-7 nkibaje gukina umupira batire kare. Ihagariki icyo nacyo n'ikintu nyeremenye. Ababuguza nagira nawo nanyura babuguza nakwibera gutyo ngo kirazira ntawe ureba mu gisoro ari umpantekote ntawe ureba mu makarita ari umpantekote. Ntabwo nashobora nkewe ibintu sinashobora ngiye ntangira des ajouts, des omissions, des déformations, des exagérations, surtout exagération bifata nka exagération ariko sinebe nawo bakina amakarita biri hehe muri Bibiliya. Barwanye se bari mu byaha byo kwica abantu se ko ari byo umuntu avuga ati nibi bagize bati aho ngaho nimo kureba cyane nanjye muze mugakina gake byantwari. Ariko ibi byose dore ibi byose abazungu bazanye abamisiyoneri nibyo batuzaniye ngo tumarane. Ibi nibyo byatumaranishije mu madini n'amatorero mu nyungu ngibyo.
ego John ibya Pentecote ndabihagaritse, mbasezeraho nigira mu Baprotestanti nibyo. Sinabivamo nki Apolisitani rero ni party 4 kishaka nzabibatekereza narakoze twarakoze umurimo kweri mu Baprotestanti imyaka n'imyaka. Imana igidufasha, wamana udufasha muri ibintu by'amadini n'amatorero kweri. Nukuri Mana nciye bugufi imbere yawe pe, mfukamisha amavi y'umutima, ubaka itorero rya buri wese hano, kuko ntacyo byamarira Mana kujya muri ibi ngibi. Ibi byose ndimo ntazura, buri wese atabashe kubaka hano muri we, guhaguruka wambaye neza ngo babiri cyangwa batatu bateraniye community, wowe yourself nta kintu kirimo, you are wasting your time. Ni ibintu ushobora kubabwira nk'abatanga ubuhamya. Ugiye muri showing off, kwiyerekana, guta umwanya, ariko inside yourself, your inner church, your own church inside yourself nta kintu kirimo, you are wasting your time, urata umwanya. Ibi byose ndimo ubuhamya ndimo baha ntago bwambujije kumeza kubaka urusengero rwanya muri ngewe, kandi ibi byose ajout, add, omission, deformation, exaggeration, dramatization ntago byambujije gukomeza urugendo ngo binsubize inyuma, kubera ko step by step narimo niyubaka, kandi I have to reflect, to think more, to think more, to make a reflection. What is this? Nzabereka ibibazo umuntu yibaza kugira ngo ubashe gufonda ikintu muri wowe kigira agaciro, kigira imizi. Hari ibibazo ugomba kwibaza. Cyambere why, where, kuki ngiye muri iri torero, ugashaka ingingo zose ngiyemo kubera. Nusanga utagiyemo kubera yourself, d'abord uzaba ugiye guta umwanya. Ngo kuko navuye mu Pentecote maze mu mwaka umwe, kandi atari uko ntafite kandi tumeza kuba inshuti. Kera nibyo byari byiza. Abantu wavugaga niba uri mu Methodiste sinanganye n'abavandimwe banjye ngo nuko ntabirimo, niba mu Pentecote ngo muvuyemo ntabwo turi bwangane. Ariko kuri iki gihe nyamuneka ikintu kiriho, urinjira mu idini n'amatorero yadutse iki gihe, wavuga uti ndabasezeye, waba n'umuntu ntagusuhuze, mugahinduka abanzi, ubwo kuko mu by'ukuri mwagiye kubaka itorero rya Kristo. Wari uri muri iryo torero mwubatse muri umuntu umwe, muri ubugingo rumwe, cyangwa mwabeshanaga. I'm asking you, niba mumaze imyaka 5-6 musengana, uyu munsi ukavuga uti ngiye ngize impamvu zituma ntakomeza gusengana namwe, ba bantu bose bakajugunya nk'abajugunya utarigeza abana nabo, ubu mwari muri ubugingo rumwe. Reka mbivuge muri France, tu es dans une église qu'on appelle l'église du Christ. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Et à un moment donné, tu as des conditions qui t'empêchent de continuer dans cette église. Alors, ouvertement, clairement, sans hypocrisie, je vais continuer à travailler autrement pour Dieu, mais pas dans cette église. Et je vous dis, on est ensemble, mais la participation dans cette communauté sera limitée. Si vous voulez m'inviter, je viendrai. Et à partir de ce moment-là, c'est fini. Personne ne va communiquer avec vous. Est-ce que vraiment c'est l'église du Christ? Est-ce que vraiment on est tient ensemble? Le même but, frères et sœurs, c'est de l'hypocrisie. We don't enter inside the church to make our enemies, but to make our friends.
as sisters and brothers, not to hate. Not to hate. We come inside the church for love, peace, and forgiveness we don't find on this earth. Outside the church, we don't have. But we come inside the church to find love, peace, and true forgiveness. Otherwise, it is only a showing off. That's my meaning. Thank you, sisters. Thank you, brothers, for being active here, for being with me. Ndabakunda, Mwuka Wera abane namwe, urukundo rw'Imana, amahoro ava mu ijuru, imbabazi ziva mu ijuru, ubuntu buva mu ijuru, the grace, n'ubunyangamugayo, la sagesse, wisdom iva mu ijuru. I pray for that, and I'm emphasizing on that. My focus is to be with you, to love you, to share what I have, some my gift, in Jesus' name.